wowe ni nk'uwe muhanzi ureba ukavuga uti uriya nifuza kugera ku rwego nk'urwe? Bruce Melodie. Ntago nshaka kwisha cyane ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye, ntago ari ibintu bya ikinyarwanda cyanjye n'icy'imihanda. Yes, katongeye tubasuhuze mwese mukurikira Rwandatalent TV. No munsi mwiza cyane ku gicamunsi aho dufite umutumirwa. Rwandatalent TV rero ni channel yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye, by'umwihariko ibiganiro by'abanyempano, aho rero twabazaniye abanyempano batandukanye mu mpande zose, abaririmba, abanyabugeni, impano mu byiciro byose. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwari muto, umwari w'umunyempano, araza kutwibwira, atubwira amazina ye, atubwire icyo akora. Mbibutse ko ni gukora subscribe, like, share ndetse na comment, asigaye kubana natwe muri iki kiganiro. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Dideste Levis. Hanyuma reka twakire umutumirwa wacu, tuguhaye ikaze. Murakoze. Witwa nde? Watwibwira amazina yawe mu buryo burambuye. Nitwa Magan Divine Norgay. Magan Divine Norgay, ariko abantu banzi kuri Miyeti. Ayo mazina ni amanyarwanda cyangwa? Oya, ntago ari abanyarwanda. Ariko Divine rizwe n'abantu benshi, Divine. Ako abantu benshi bazi Miyeti. Abenshi ariko banyita Mia. Yes, turi kumwe rero na Mia. Reka twivugire Mia kuko niyo wenda zina navuga yuko ryoroshye kuvuga, ariko abenshi banazi Mia. Reka dukoreshe Mia, sibyo? Hanyuma Mia ni muntu ki? Twibwire mu ncamake, utubwire Mia ni muntu ki? Mia akunda kuririmba, akunda Imana, gusenga, akunda inshuti no kurya. Ibyo byose tubwiye, impano yawe ni iyihe? Ni ukurya, ni ugusenga, ni ukuririmba. Ngaho dukorere mu nganzo gatoya tubanze twumve koko niba ya mpano ari yawe. Say something, I'm giving up on you. Ooh, and I'll be the one if you want me to. Whoa, and anyway I would have followed you. Hey, say something, I'm giving up on you. Whoa, and I'm feeling so small. It was on my head, nothing at all. And I stumble fool. I'm still learning to love, just trying to cry, yeah. Wow, yembi buribye ni yande Mia? Ya Laula. Ni wewe ni mudo wawe? Oya. Ni Sia. Mia afite imyaka ingahe? Mia ibintu byo kurimba bitangiye ryari kugeza ubu ngubu wavuga yuko bigeze ku ruhe rwego? Mfite imyaka 22. Nabitangiye kera ko nabihangana mfite muri studio ntabyo. Wa mukobwa ko mbona uri mutoya akaba uvuga uti bitangiye kera, ubwo kera ni ryari? Gukunda kuririmba gusa. Wenda nkandika kunago nanditse nyinshi, ariko nakunze kuririmba kuva kera, ni ibintu bya kera. Bura ufite nk'imyaka ingahe? Ubu tubwiye wenda nk'akaririmbo wakundaga mu bwana bwawe, cyangwa se nk'umuhanzi wakundaga ukavuga uti uyu nguyu ndumva uyu nguyu birimo neza. Kera naririmba gutwimana. Ahubwo arako nahimbye ndi muto gatoya, ndi muto ariko ntago nyine gafite
bajya bakaririmba mu rugo kavuga ngo din 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 ndondori papa din din akanyine niko nziko nakundaga kuririmba ariko nkuze nagiye nkunda kuririmba indirimbo z'abandi kuki icyo gihe kandi ndi wari ufite imyaka nk'ingahe? Mfite nk'imyaka 6. Niyo ndirimbo ya mbere wowe wihimbiye warayanditse 6 wari umurangije wenda nka nasari ako karimbo warakanditse cyangwa kihimbiye mu mutwe gusa? Narakayimbye mu mutwe ndagakurana nyine nta tundi tuntu twiyongeraho se n'utwo tundi nabo narayimbye ntabwo nwibuka. Hanyuma Mia warangije kwiga cyangwa uracyari umunyeshuri? Bihagaze bite ubundi? Narangije kwiga Uganda secondaire ariko kaminuza ntabwo ndayijyamo. Ibijyanye n'ikimwe? Nize ibijyanye n'amategeko Uganda. Ubu turi kumwe n'umunyamategeko. Na experience mfite n'ibintu bya secondaire bisanzwe ariko nshaka kuyakomeza muri kaminuza. Ufite ababyeyi cyangwa wenda bimeze bite? Ufite abavandimwe baragushyigikira muri ibi bintu ukora cyangwa nta nubwo babizi nyine biracyari mu bwihisho nyine? Ndabafite ababyeyi 2 mfite n'abavandimwe 3 ubwo turi 4 ariko ababyeyi baranshyigikiye naribi baranshyigikiye. Umwana wa kangahe? Ndi imfura. Ndi imfura. Nka barumuna bawe wenda iyo bari kureba bakavuga ati mukuru wacu haririmba neza ubona babifata bate? Babifata neza nibo bantera ubundi courage kubera ko hari igengera nkitinya avuga n'isubundi birijwe naritambukana hese buriya sinaba niyumvisha ibintu nafite ako nibo bama courage nkaba nshobora kumva ko hari icyo nakora. Hanyuma ndagira ngo wenda uzamure ijwi ho gake kugira ngo abantu badukurikiye babashe kukumva neza, sibyo? Ijwi gerageze kuryongera. Ndabona ufite ubwoba cyangwa igihunga bigaye nta manzi witinya, sibyo? Ubu ngubu wagiye hanze ugomba kumenya ko nyine ubu ngubu isi yakubona. Yego. Ngaho turashaka wenda wongere dukoreye mu nganzo, sibyo? Uturirimbe nk'akaririmbo kawe wahimbye, sibyo? Kuri ubu ngubu ufite gashyashya uvuga uti aka karimbo nakanjye nta muntu nagakopeye nakanjye niyandikiye, sibyo? Nakimana. Lord, I call you, Lord, I need you, Lord, I need your grace today. Lord, I call you, Lord, I need you, Lord, I need your grace today. Wow. Kuki wahisemo kuririmba mu Cyongereza? Nyine ni inganzi nzamo vuba ariko nshaka kujya mpimba no mu Kinyarwanda. Aho byaba bizakorohera niba inganzi za mu Cyongereza uzajya ubigenza gute? Se uzajya wandika mu Cyongereza uhindure mu Kinyarwanda bizagenda gute? Nzajya kubera ko ndi mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo nyinshi zizaba Inyarwanda n'Icyongereza wenda kugira ngo no hanze y'u Rwanda babashe kunyumva. Iyo uri kwandika indirimbo muri uwo mwanya tubwire mu ncamake muri uwo mwanya babyifashe gute kuri wowe? Ese uzandikira hehe? Uzandika kuki? Utubwire wenda uko babyifashe. Injira muri uwo mwanya kakanya. Nimba indirimbo nkurikije igihe ngezemo. Indi mu gihe kibi inganzi nzamo nkandika
nkashiduka byikoze. Iyo ndi kuhimba indirimbo rero mba numva ari nk'ubuzima bwanjye ndi gushyira, ari nk'ubuzima nshaka gusangiza abantu. Ko mbifata. Ese uhimba wicaye he? Turashaka utujye mu mwanya wawe w'uburyo byinjiramo. Utubwiye ati wenda mba nicaye mu cyumba cyangwa njya mu gashyamba, narangiza ngatangira nkandika. Ngiye mbyuka mu gitondo nkahimba, ariko mba ndi mu rugo kenshi. Ndi mu rugo. Iyo uri mu rugo nkagana he? Nko mu cyumba, mu cyumba cyanjye nkumva ganzinjemo nkaririmba, cyangwa ndi muri salo ariko ahantu hatuje. Ahantu hatuje niho nkunda kuririmbira. Niki kiguha inspiration? Inspiration yanjye ni mu rugo. Mu rugo bivuze ngo rero ukunda iwanyu cyane. Baguha inspiration gute? Kuko barakundana, turanakundana. Rero numva ko aribo ba inspiration yo kuba nagira icyo nkora mu buzima. Yes, birumvikana. Ariko hari ikintu wenda nk'abahanzi bakizamuka bakunda kwitinyaho cyane, bakavuga ati wenda nk'umuhanzi runaka yageze hari yanjye sinzahagera. We ni nk'uwe muhanzi ureba ukavuga uti uriya nifuza kujya ku rwego nk'urwe mu Rwanda. Bruce Melodie ari ku rwego rwiza. Nifuza. Nk'aka karirimbo ka Bruce Melodie wabuzi waturirimbiraho? Ni kitwa ikinyarwanda. Ntago nshaka kwisha cyane ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye, ntago ari ibintu bya ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda. Inkoni n'ugukena, gukubitwa n'ubukene, kwifunga n'ukwambara neza, kugenda n'ugutambara, gutara injuga no kubeshya amaniga. Nibwo rurimi mvuga, gukora kenshi byitwa kugafata. Ndamutse nkubuze navuga kundaburishe, muzigo wanjye mfushiriza, igang zinu zitazaguhenyereza. Muzigo wanjye tekereza, njye nawe mu bisunga nawe utwemereza. Ntago nshaka kwisha cyane ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye, ntago ari ibintu bya ikinyarwanda cyanjye ni icy'imihanda. Turacyari kumwe rero na Niya Divine. Yes, akaba ari umwe mu bahanzi kazi navuga yuko baki kuzamuka kandi bafite ijwi baririmba neza. Ngira ngo namwe murabyiyumvira, nta hantu bahishe, murabyirebera yani murabyiyumvira. Hanyuma niki ukunda kuri Bruce Melodie? Nkunda akora ibintu ari serious, mbona akunda akazi ke. Ikindi afite ijwi ryiza, afite ijwi nkunda. Ko numva wikundira abatipe n'abanyarwandakazi nibura baririmba uvuga uti uyu nguyu nibura namufatiraho icyitegererezo. Yego, nka Marina, ariko cyane cyane na Quinch. Akaririmbo kamwe turirimbira ka Marina cyangwa Quinch amwe muri bo? Marina. Nta kibazo. Marina kuko zishyano mbega usarije umwana w'abandi,
nakiryama oh Marina tabara undi mwana afite ifoto yawe ku gitanda kandi yakubonye aragutinya wagira ngo abonye shayitani Marina umwana aragukunda why utabona karishayi Marina why basi utamubwira hi kuko yakateza kuda natabona Marina bamuwacana nina bashiraho na butera aratema ngo yikundira Marina aratima ngo yikundira Mia ngira ngo rero ku bantu wenda badukurikiye baracyafite amatsiko yo kumenya byinshi kuri wowe ufite indirimbo muri studio ufite indirimbo zasohotse bimeze biti ndeba nta kintu kimwe kirasohoka nibwo nizamuka ko nta hantu hagaragara ndagira hari indirimbo ufite se nibura uvuga uti ndateganya gushyira hanze muri iyi minsi mbirimo ndashaka kuzandika ari nyinshi ndashaka kuzandika mbirimo hanyuma reka wenda tugaruke wenda nko mu masitidiyo atandukanye ubona ari uhe producer ushoboye uvuga uti uyu nguyu niwe numva nakorana nawe mu Rwanda yego na meddy na bobopu abantu babiri bivuze ngo batagukorera nta wundi wagukorera oya karibwo nyizamuka n'abandi bankorera babyifuza support yabo yaba nziza ariko nabo mvuze mbona ba inspiring hanyuma ugize amahirwe yo guhura na mentor wawe wamubwira iki uri kuvuga umuntu wamfasha ufatiraho icyitegererezo namuririmbira kumva ko abikunze tumva ari ibyo ngibyo namuririmbira kumva ko abikunze namubwira ko nyine nkunda uburyo akoramo ibihangano bye niko tumva ari ibyo namubwira hanyuma Mia ubundi iyi mpano uretse kuba wenda ari wowe uririmba mu muryango hari undi muntu uririmba wikomora he mama nawe usanzwe aririmba se ni umuhanzikazi ahanga indirimbo ziba ziri n'iz'Imana ahanga indirimbo ariko ntabwo zisohora niza ashyira mu makwaya atandukanye ariko akunda kuririmba no kuririmba nikeka ko wenda mbimuvanaho niko mbikeka papa oya ubwo tuvuga hagati ya mama na papa ukunda nde unda mama kubera iki okay mama nyereka ko nkunda cyane okay ababyeyi bose barabakunda ariko mama okay navuga ko nyereka care nyinshi irutiye wenda papa yanyereka ko mbikeka ese ko tuzi ko abakobwa bakundana na base wowe kuki ukunda mama ni uko ari gukomora inganzo ya sinzi natwe twavutse turi abakobwa twese mu rugo ariko mu rugo twese dukunda mama cyane ariko na papa turamukunda nawe aradukunda ariko umuntu twibonamo cyane ni mama wow ngira ngo wenda hari byinshi uri guteganya sibyo hari byinshi wifuza kugeraho tubwire none niba icyo uri guteganya mu minsi iri imbere abantu badukurikiye bategereza iki nk'umuhanzi mushya ugiye kuza muri industry icyambere cyo nabwira abantu bansapotinge bamfashe kuko nta bantu ntaho nagera ikindi nababwira ko
ndi ready yo kuba nashyira ibihangano byanjye hanze bitewe nuko bazansapotinga. Nicyo kintu nababwira, bamfashe following ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Ubundi bamfollowinga kuri Instagram ni Magan 250 na Facebook ni Divina Norgay. Hanyuma mbere yuko dusoza, reka wenda tugaruke ku ruhande rwawe, kuri wowe niki kiza wiyiziho? Kiza niyiziho ku mubiri wawe? Sinavuga ngo kira. Okay, je nago mbizi, ariko abantu bambwira ko nseka neza. Seka turebe. Niko bambwira, ariko nta kindi kirenze numva mfite kuri jewe, nta kindi. Ufite umukunzi? Oya, nawe. Uramuteganya se? Oya, nawe neganya agari isaha. Hanyuma Mia nk'umuhanzikazi yambaye neza agiye ku rubyiniro imbere y'abantu, yaba yambaye gute? Wenda sindajya ku rubyiniro, ariko uri kuvuga gusohoka bisanzwe. Ugiye kuririmbira abantu kuri stage, wumva wambaye neza, waba wambaye gute? Yambaye ipantaro wenda nziza, cyekabutura nabwita kabije, mu buryo numva ndi comfortable. Niko numva. Nuwe muhanzi wenda mu banyarwandakazi uvuga uti uyu muntu afite imyambarire mibi dusebya nk'abahanzikazi? Kintu kirakomeye, ariko ntago njya mbyitegereza cyane. Ntago nkurikira ibihangano byabo, ariko ntago nkunze gukurikira imyambaro. Hanyuma reka dusoze ikiganiro cyacu. Turakwifuriza gutera imbere, turakwifuriza ko uzamuka ukagera kure, ku buryo umwaka utaha cyangwa se ikindi gihe nk'iki ngiki nitwongera kugutunga mikoro tuzasanga nibura ari urwego ugezeho rutari urunguru, sibyo? Hanyuma reka dusoze wenda udukorera mu nganzo, sibyo? Ahasigaye ikiganiro cyacu tugisoze. While there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Because like this, for the fifth, the minor fall and the major lift, the African composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Faith is strong, but you needed proof. You so bad and God aloof, a beauty and the moonlight over through you. She tied it to the kitchen chair, she broke your throne and she catch you away, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. I've been strong, yet I've been broken within a moment. And I've been faithful, and I've been reckless till every band. And I've heard everything together and run to shelter. After all I have crumbled in the sun breath.
And I have trembled and I have trembled to her surrender. Just my heart drifts and drifted home again. Blinded person, still love and desperate for redemption. And every time I turn around, you see that I was found. Before I was lost, I was yours. Before I was known, grace to pay for all my mistakes, and our purchase tricks me. Yes, urakoze cyane Mia, reka tugushimire. Murakoze.